kera nari mfite amenyo meza maremare y'inyinya noneho n'umunwa wumva numva mbangamiye kuko waracitse wose kuva hano kugera hano haradoze mba numva atari nk'uwanjye ari nk'ikindi kintu kindemereye ntabwo yongeye kunsohokana ntabwo hamwe na hamwe nta nubwo yashakaga kuvuga ko afite umugore nkabyumva hamwe na hamwe ku bantu bamwe na bamwe wenda nk'abaje kumenya bambaza ati se navuga ko ndi umugore wa runaka burya se runaka afite umugore akavuga ati kareka twera tubwiye ko ari umusore ariko afite abana ahantu ariko atarashaka nta mugore afite ukumva nyine birababaje umuntu mwari musanzwe mukundanye mufatanyije muri kimwe cyose cyane ko wenda nawe iyo yabaga afite nk'ikibazo keya n'ubwitange namugiriraga ariko nyuma nyine akaza kumva ko kuba bigenze uko nguko ntacyo ndicyo nta gaciro birababaza cyane mu minsi ya mbere yabanje kujya yihagararaho nyine akabyakira nuko ariko nyuma yaho hari igihe yigeze kumbwira ijambo nyine aravuga ati uri umugore mwiza ntawe ukurusha ubwiza ariko aho bigeze mba numva najya gushaka umugore ugenda ufite n'amafaranga ndamubwira nake nta kibazo nyine kunkunda byari uburenganzira bwawe no kunyanga n'uburenganzira bwawe namubwiye rero ibyo byose ubitekereze uzi ko isi idasakaye uwo ari we wese yanyagirwa urabizi neza ko ndi umugore muzima nyine ngenda twishimanye dusohokana ibi byose ntabwo wari uzi ko nanjye byambaho umubiri nta nshuti y'umubiri pe iyo waguhindutse byarasigaye narawanze urabona ubu n'amavuta nisigaga nayavuyeho niyo mbonye igikotori ndayisiga nayo ntayibona nkarekera kuko nabonye nta keza ka uzarebe kuri telefone yanjye ifoto yanjye ibipodozi ntabwo byaburaga iwanjye bya buri bwoko na makiyaje yose ariko ubu nsigaye numva nta gaciro kabyo inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 8 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ku muri ubuzima nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe mu biganiro byacu komeza ubeho wongere ubeho ndakwibutsa ko uyu munsi ugomba kubaho mu buzima wibuke ko turi ku isi nibyo hari bamwe twumva ko ari icumbi tutazamaramo igihe nibyo birashoboka ko ejo uzaba watabarutse wagiye ariko mu gihe gito ukiri kuri ino si uteganya kuyibahuti ejo hawe hazaba hameze hate nibyo ntabwo tuhazi
ni n'amayobera kubaho nyine uteganya ngo mu myaka 20 nzabaho gute ariko utazi niba koko muri iyo myaka uzahageza. Nicyo twita icyizere. Ubuzima ni icyizere. Umuntu ataye icyizere aba ari guta ubuzima. Ndi kumwe na Mutesi Marie Chantal, niwe tugiye kuganira, tugiye kuvuga ku buzima cyane ko we byabonye ibyiza n'ibibi muri ubuzima. Twese twagiye duhura nabyo ako kuri level zitandukanye, ku rugero rutandukanye. Mute uraho neza? Muraho neza gira. Ni amahoro? Amahoro. Turabonanye? Yego. Dukwepana ngukwepa unkwepa. None turabonanye. Kuri ndashima Imana ko ibyishoboje. Yego. Imana ishimwe ku bwabyo. Dufite inkuru y'ubuzima ya Mutesi niyo tugiye kuganiraho. Reka two kwicisha abana amatsiko ku muntu utakuzi banza umwibwire. Nitwa Mutesi Marie. Ndi umumama ufite abana babiri. Nkaba kumbona nyine ngendera ku maguru ane. Kandi atari ko navutse, atari ko nabishatse, nabonye nanjye binshyikira gutyo nyine. Naragendaga nk'abandi. None nyine uko ndeba ndi mu igare. Yego. Shata. Karame. Reka dutangire inkuru y'ubuzima bwawe. Byagenze gute? Umwanya ni uwawe. Ni ukuvuga ngo njye nagendaga n'amaguru. Ubwo igihe kimwe mvuye ku kazi ntashye ndi kuri moto, tuba duhuye n'imodoka, imodoka iratugonze. Imodoka imaze kutugonga, ubwo gihe ni ukuvuga ngo nisanze kwa muganga. Ubwo naho ngaho ubw'icyo gihe hari nijoro, imvura yaragwaga. Niba ari uko wenda ntari nanabisobanukiwe, sinigeze menya ibyo kuvuga ngo wenda ndakurikirana umuntu wangonze ngo mujye muri bya bintu byo kwishyuza. Ni ukuvuga ngo nagiye kwa muganga ndakira, birangirira aho ngaho. Ubwo ngubwo birangiye mvuye kwa muganga, ntangiye kugerageza nko kugendera mu mbago. Ubwo igihe kimwe njya gusenga, mva mu rugo ngiye gusenga, nari ndi kumwe n'umugabo icyo gihe. Umugabo arambwira ati rero sheri, urabona mu rusengero haba hari sima, haba hari amakaro, biranyerera. Ujyanye imbago kandi ubona ariyo ugitangira gukira, ushobora kunyerera bikazana ikindi kibazo. Ahubwo jyana akagare n'abana bagusunike ujye gusenga. Turagenda tujya mu materaniro turasenga. Noneho ndi kumanuka hariya santere, urabona ukuntu hacuncumuka. Kicukiro. Yego. Igare nibwo bwa mbere nari ndi kugenderaho, sinari ndimenyereye. Noneho umwana wari uri kunsunika w'umukozi twari tujyanye, abona akagare kirukanse arakarekura. Arakarekura avuga ngo ngo akagare kari kwijyana, ngo ahubwo mama agiye kudusiga. Akarekuye kabura controle, mbura uko nkafata, mbura uko ngera gute. Muri make niba ari uko nari mvuye gusenga, Imana yari yakoze ibitangaza byayo. Ni imodoka inturuka imbere, uko byari kugenda kose igahagarara nari buyituremo. Ariko byararenze karenga umuhanda, ndagenda nitura muri ruhurura yari iri munsi y'umuhanda. Nanone ndagenda, ndavunagurika, kwa kuguru y'amaguru ahita yongera aravunika nanone ubwo ambulance yankuye aho ngaho insubiza kwa muganga bwa kabiri. Ndagenda amezi 6 kwa muganga, ndaza no mu rugo naho nanone nongera maraya 6 barankize sima ku maguru. Nuko amezi 6 ashize, ubwo urumva noneho
byahise biba burundu no kugenda kwaza kuri za mbago biranga. Ubwo ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye bwahise bujya mu kagare. Ubwo rero kujya mu kagare nabaye aho mu rugo, umugabo ari we urwana n'ibyo mu rugo byose, ariko noneho maze gukira ku buryo nta kibabara, ndavuga rero nta kwicara ngo ndeke papa w'abana bari gukora wenyine, nubwo wenda nabuze amaguru ariko mu mutwe harakora, nanjye nareba icyo nakora nyine nkamufasha, kikaba gikeya ariko byibura nanjye sinirirwa nicaye mu rugo. Ubwo nibwo twese dupanga nshaka ahantu nyine iseta aho akagare kagera, ndagenda nifungurira twa business twanjye nyine nkajya nkorera aho ngaho. Ubwo ngubwo hashize igihe muri 2023 mu kwezi kwa 10, umugabo yarabyutse ajya mu kazi bisanzwe, ndategereza ko agaruka ndaheba. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, mpamagaye ku kazi baravuga ati natwe tugiye kuguhamagara ngo tukubaze ko ataza mu kazi bimeze bite, kandi na telefone ye ikaba itariho. Nuko arangije ndakomeza ndategereza, aho bamubajije gutyo tugira ubwoba, njya kurebera mu magereza, njya kurebera kwa muganga se wenda ko yaba yagize ikibazo. Ubwo ngubwo natangiye kugendera mu igare ndamubura biranga, nkuraho nyine ndabyihorera. Ariko kubera ko n'ubundi hari n'igihe n'ubundi yafataga igihe nk'uko nguko akagenda nabizi, akagenda yamara ahantu igihe akampamagara akambwira ati njyewe nagiye aha n'aha, ati ndabizi ko abagore mutajya mwemera ko tubaba iruhande, nabonye n'inkugisha inama utari bunyemerere, nagiye gushakisha ubuzima gutya na gutya. Akagenda nyine hashira iminsi akagaruka. Ubwo icyo gihe nabwo mbifata kwa kundi, ndavuga ni wenda buriya afite ahandi yagiye wa mugani, namara igihe nanone azongera amamagare nkuko byajyaga bigenda. Ntiyampamagara, birarangira gutya. Ubwo ngubwo mu kwezi kwa 8, ubwo nyine narakomeje nikomereza ka business kanjye nikorera, kandi ubwo turi mu nzu ikodeshwa n'abana bariga. Mfite abana 2, umukuru ari muri segonderi, umutoya ari muri gardienne ya 3 ubu ngubu. Ubwo ndavuga nyine ni kuri byagenze, ubuzima ndabumenyera, ndakomeza ndarwanya nyine, nirerera abana jyenyine uko nguko. Ubwo rero satani ntajya aruhuka. Ejo mu mwaka ushize mu kwezi kwa 8 ndi mvuye mu rugo nzamuka ngiye mu kazi, nanone mba nkubitanye na Royal, nanone birankubise bisi. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo navuye mu kagare nikubita hasi muri kaburimbo, n'ayamenyo niho yaviriyemo buriya. Akagare igatwara mu mapine. Nuko ndangije ubwo njya kwa muganga, ni ukuvuga ngo n'ubundi ubu ngubu nabwo maze umwaka ndwaye nicaye nyine. None mute, ndashaka kumenya umugabo waje kumenya amakuru, hari abantu se nyuma guhura n'ibibazo bakuvuye wumva nawe urabagaye uratangaye? Yego, wenda abantu wenda nk'abari inshuti za famiye z'umuryango twari turi kumwe n'iki, urumva bose ntago bongeye kujya bahagera. Noneho nk'abitwa noneho kwa badatabukwe, ubo rwose ntago bagishaka no kumenya n'amakuru yanjye, ntago bakihagera kandi barahageraga n'iki. Ubwo mbese urumva nyine nase mba nk'igicibwa. Ibyo bikurya gute, bikubabaza gute? Birababaza cyane kuba mu bwigunge. Buriya no gufasha umuntu ntago ari ukuvuga ngo wenda wamuzaniye ibintu cyangwa iki, ariko buriya na presence y'abantu ibikenewe, kandi ni nayo ikenerwa cyane. Burya
kugira ibibazo ukabiherana mu mutima ntugire uruhukiraho ngo wumve uraruhutse, wareba inyuma ugasanga ni wowe, wareba imbere ugasanga ni wowe, birababaza cyane. byanze kunze byarakubabaje. urumva wagize ubwo bumuga, wari umudamu n'ubu uri umudamu mwiza, ariko waje kugira ubwo bumuga, kwiyakira n'ibyakugoye ubonye ntamenye avuyemo, ku isura y'umugore kenshi hari ubwo bimugora, byakugoye gute? Byarangoye cyane, nabanje kujya nambara agapfukamunwa buri gihe, ariko nabyo nkase amaherezo yabyo ni ayahe, navuga ngomba kukareka nyine nkiyakira. Iyo wirebaga muri miriwari se nabyo mbona narangiritse, narabaye nabi. Jero nari mfite amenyo meza maremare y'inyinya, noneho n'umunwa wumva numva mbangamiye kuko waracitse hose kuva hano kugera hano, haradoze, mba numva atari nk'uwanjye, ari nk'ikindi kintu kindemereye. Nyuma y'uko se umugabo abonye umeze gutyo, kwa kundi umuntu aba atewe ishema n'uwe, mukajyana mugasohokana, byarakomeje? Ntabwo byongeye kubaho, ntabwo byongeye kubaho, ntabwo yongeye kunsohokana, ntabwo hamwe na hamwe nta nubwo yashakaga kuvuga ko afite umugore, nkabyumva hamwe na hamwe ku bantu bamwe na bamwe, wenda nk'abaje kumenya wambaza ati se navuga ko ndi umugore wa runaka, burya se runaka afite umugore? Akavuga ati kareka twera tubwiye ko ari umusore, ariko afite abana ahantu ariko atarashaka, nta mugore afite. Ukumva nyine birababaje, umuntu mwari musanzwe mukundanye, mufatanyije buri kimwe cyose, cyane ko wenda nawe iyo yabaga afite nk'ikibazo keya n'ubwitange namugiriraga, ariko nyuma nyine akaza kumva ko kuba bigenze uko nguko ntacyo ndicyo, nta gaciro, birababaza cyane. Wenda umaze kugira ubumuga, ugendera mu kagare wicaye, nta jambo wenda yakubwiye bikerekana ko wenda atigeze abyakira? Mu minsi ya mbere yabanje kujya yihagararaho nyine akabyakira, nuko ariko nyuma yaho hari igihe yigeze kumbwira ijambo nyine aravuga ati uri umugore mwiza, ntawe ukurusha ubwiza, ariko aho bigeze mba numva najya gushaka umugore ugenda ufite n'amafaranga. ndamubwira nake nta kibazo nyine, kunkunda byari uburenganzira bwawe, no kunyanga n'uburenganzira bwawe. Mbese ntiwamwibutsaga ko nawe wigeze kuba muzima n'uwo byamubaho? Cyane abimubwiye, namubwiye rero ibyo byose ubitekereze uzi ko isi dusakaye, uwo ari we wese yanyagirwa. Urabizi neza ko ndi umugore muzima nyine ngenda twishimanye dusohokana, ibi byose ntabwo wari uzi ko nanjye byambaho. Ukabona nta kintu bimubwiye, nta kintu byaraga bimubwiye, nyine yarigenderaga agatahira amasaha ashakiye, ubwo nyine abo babaga bari kumwe sinzi abo ari bo. Mbese ni ukuvuga ngo iyo ubuzima bwakugwiririye nk'uku nguku, byose biragenda bikakurundanaho, uwakaguhumurije ukabona niwe uri kukongerera igikomere. Nuko hari igihe umuntu agira inshuti mbi, ntabwo wenda hari inshuti zanyu mwe muhuriyeho wamenye ko zamuciye intege kuri we, wenda ze mu gatuma? benshi yajyaga bambwira, benshi yajyaga bambwira nyine atarahinduka, akambwira ati ariko sheri, abantu burya ntabwo bafite umutima mwiza, atuzi ko runaka na runaka bambwiye ngo buriya ngo ndi kukwizirikaho kubera iki, ati bakanambaza ngo wenda ngo ufite amasambu y'iwanyu cyangwa ufite amafaranga menshi, ngo kubera iki utajya kwishakira undi mugore muzima, ati cyane ko ukiri n'umusore muto utavuga ngo urashaje, ni gute wizirika ku muntu nk'uriya? aho ngaho none se wowe ubifata gute bakubwiye gutya? Ati nyine ndababwira ngo niko bigenda, ngo nawe ntabwo yabyihamagariye, buriya niko Imana yabishatse,
ariko urumva ko nyuma nyine byaje kurangira nawe isomo rimufashe. icyaje kumuhindura se ni iki? Ntabwo nyizi nyine impamvu uvuga ko isomo ryamufashe. Ibyo ari byo byose kugira ngo afate gahunda agende, akaba amaze iyo myaka yose azi ko meze, azi ko mfite abana, azi ko nta nzu yansizemo wenda ari gukodesha. Ubwo se urumva nawe nyine atarahindutse. Yego. Mbere se ntabwo ari umugabo wiraha? Kubera ko ntabwo twari twakageze muri bwa buzima bukomeye wenda bwo kuvuga ngo arajya mu maraha, ariko mu bushobozi buke twari dufite nyine nyuma yaho y'uko impanuka ibaye nibwo we nawe yatangiye guhinduka. Nibwo yatangiye guhinduka, ukabona aragiye atashye bwije, ari mu magurupe nyine y'insoresore zimereye neza kandi nyine atabikoraga. Hari igihe umuntu aba akeneye wenda ko umuntu amufasha gukora amasuku, byanze bikunze umugabo niwe agomba kugufasha. Ntabwo yigeze abyinoba se yarabikoze? Muri icyo gihe tukiri kumwe bigikomeye bisaba ko amfasha amasuku, ntabwo yigeze abyinubira. Ni ukuvuga ngo ubuzima bukomeye bwose natangiye kubugira aho agendeye. Uyu munsi ubasha kubyitwaramo gute none no kwa sobukwe barakwanze nk'uko numva uri kubitubwira? Kwa sobukwe ntiwabaje uti ko mutakijyana murebe n'abana bite? Ntabwo bo nta kintu nababwira kuko hari stage yagezemo bagatangira no kuvuga ngo naramuroze. Kubera iki? Kubera ko yanze kundeka, kuko nabo bari muri bamwe bavuga ngo nandeke ashaka umugore muzima agende ngo babahe isambu bahinge amveho. Ubwo nyuma aho abyanze nyine nibwo batangiye kuvuga ngo naramuroze, bakanamugira n'inama ngo bazaze ngo bajye kumuvuza. Akabwira ati se muramvuza mumvuza iki? Nababwiye ko yari we mugore nahisemo, niwe naberetse, nta wundi mugore ntegereje kuzazana kubereka. Ubwo rero urumva nyuma y'aho ngaho abatarampaga agaciro ndi kumwe n'umuhungu wabo ntabwo nakwirirwa ngira icyo mvuga. Yumvaga ayo magambo ngo waruze umugabo wawe kuko akugumyeho akunambyeho, wumvaga bimeze bite? Birababaza cyane, birababaza cyane. Ugahita wumva ko umuntu ari mugari koko, ko baguhaga agaciro nyine bakikubonamo agaciro n'ubundi. Kuko icyo gihe twakoraga twese, icyo bakeneraga bakakibona. Ubwo babonye ibyo nyine byose bihindutse, urumva nyine n'agaciro nahise nanjye nkamburwa. Bakakwambaye ntabwo wakiyambuye? Tubwize ukuri. Hari aho bigera ukumva nawe wakiyambuye bitewe n'uko ubona abantu baguha agaciro bakuvuyeho, ugasa nkaho usigaye mu bwigunge wenyine, ukavuga se ubundi ubu ngubu. Hari n'igihe kigera ukibaza ukavuga ati se naba mfite ibyaha birenze iby'abandi? Naba watekereza ukavuga ati yego sinda marayika pe ndakosa, ariko watekereza mu bintu byose ukumva nta n'ikintu gikomeye waba warakosheje. Ukiyakira nyine ukavuga ati ubwo nta kundi nyine n'igeno ry'Imana. Abana se ntibakubaza cyangwa papa akigenda ntibakubaza ati papa ari he ko tutamubona ko atatashye? Abana barambaza. Umukuru we nyine kuko asa nkaho amaze kumenya ubwenge, ni ibintu byose aba bireba, ntabwo abitindaho, ahubwo agatoya. Umukuru afite igihe kingana iki? Afite 19. Yego, ni mukuru. Agatoya nyine gafite 5 niko kaba kambaza mama papa yagiye he. Nyine umwana nk'uwo ntabwo wabona icyo umusobanurira, uramubwira ati papa ntaho hari yagiye mu kazi. Ariko nawe akambaza ibibazo akavuga ati se mama ubundi ko yajyaga mu kazi agataha kubera icyo ngo badataha? Ntari kure nyine ntabwo abasha gutaha, ariko azaza. Nibyo nyine uwo mwana ukamubeshya kuko ntaba ari umwana wasobanurira ngo bimeze gutya.
bikugora gute rero? biragora cyane kuko hari igihe ubona n'umwana agiye kuba victim y'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa kuko ababaza se nyine nk'uko asanzwe amumenyereye kandi yumva yishimiye kubana n'ababyeyi bose, ukareba ukuntu usigaye rero wenyine byose ari we bireba, rimwe na rimwe ugatanga n'ubusobanuro butari ngombwa, birababaza cyane. Wenda kwa muganga bakubwiye ko ubwo bumuga bwawe bwatewe n'iki? Ikibazo ni umugongo. Waraturitse? Bisa nkaho kuko ubu ntabwo nabasha kongera guhaguruka. Niko bakubwiye? None se wenda iryo jambo mukaba niryumvise riramugora? Byaramugoye cyane no kubyakira, byamutwaye igihe kinini. Gute duhe mu buryo burambuye nyine yamaze igihe akimara kubyumva, nyine yamaze igihe nyine ababaye, aravuga ati se ubu shiri nta n'ukuntu basi byazakunda ati ukongera ugahagurukira mu mbago. Ndamubwira nti simbizi, wenda nka nyuma y'igihe kinini wenda twazasubirayo bakongera bakareba niba hari icyakorwa wenda kugira ngo mbe nakongera wenda nkajya mu mbago. Nuko ubwo rero nyine urumva hahise hazamo ibyo bibazo byose, n'ubushobozi bwo kongera kujya kwa muganga ntibwongera. Muri make nanjye nahise nibera aho ngaho gutyo, sinongeye no kujya kureba kwa muganga barebe ko. Wowe ntabwo wihebye nyuma kubwirwa iryo jambo? narihebye cyane. Urabona kuba wabashaga kwihagurukira ukigira ahantu hose ushaka, none ubu ngubu umva byanshyize mu bwigunge bumwe bunini cyane kuko sinshobora kuba najya no muri pate runaka, wenda nka pamiye habaye pate ngo mbe najyayo. Kubera iki? Kuko urumva biragoye, sinahaguruka ngo njye kuri moto, kujya mu modoka ni uguterura. Ubwo rero hari igihe wiheba ukumva ko nawe usa nkaho waba ubaye badeni ku bantu, kugira ngo ugore abantu ngo baze baguterure cyangwa bashake imodoka. Ubundi urabona narategaga nkigendera, moto nayijyagaho nkagenda, muri gare nkagenda nkafata bisi nkagenda, ariko ibi byose ntabwo bigishoboka. Ni ukuvuga ngo nagiye mu bwigunge nyine. Ikindi wari ugiye kutubwira ngo uciye mu ijambo wari ugiye kutubwira? Yego, icyo ngiye kuvuga kindi ndumva nyine ari ibyo ngibyo ngiye kuvuga ko umuntu ajya mu bwigunge. Ubundi urabona ubundi umuntu yishimira kugera aho abandi bantu bari, nyine niyo mpamvu ntabwo nabyakiriye, byarangoye cyane nyine kubyakira. Biragorana cyane kubona ibyo wari ushoboye kwikorera bisaba ko ubikorerwa n'abandi kandi bitari ngombwa, kandi noneho n'abo bantu ugerega hari igihe utababona nyine uricara ukumva. Uwo mugani ubigenza gute kugira ngo ubone umuntu ufite umugabo kwa se ubwo wakuvuyeho, ndabyumva inshuti ntimuri kumwe, bigenza gute kugira ngo ubone umuntu ugufasha kugusunika kugira gute? Mu buzima bugoye ni ukuvuga ngo nyine abakozi bahora bigendera, rimwe na rimwe akahaba kumuhemba uko bishoboka bitakunda kubera nicaye, nuko kugufasha bikamujena akigendera, ejo hakaza undi, mbese ntabwo byoroshye. Ufata gute umubiri? Umubiri ntabwo ari mugenzi wacu. Umubiri nta nshuti y'umubiri pe. Iyo waguhindutse uhita wibagirwa ibyo wakoreye byose. Ariko nyine hamwe n'Imana nyine uravuga ati hari uburyo nyine dukorera wa umubiri tukawusiga kugira ngo bature. Wowe wafataga gute umubiri, wiyitagaho gute utaragira ubwo bumuga? Byarasigaye narawanze. Urabona ubu n'amavuta nisigaga nayavuyeho, niyo mbonye igikotori ndayisiga nayo ntayibona nkarekera kuko nabonye nta keza kawe. Wari umugore wiyitaho gute rero? Naritaga ugifite umugabo ukiri umukobwa?
uzarebe kuri telefone yanjye ifoto yanjye ibipodozi ntabwo byaburaga iwanjye bya buri bwoko amakiyaje na makiyaje yose ariko ubu nsigaye numva nta gaciro kabyo numva ari ibintu bisanzwe gusa ese ukundana n'umugabo mwari mwakundanye gute nkundana n'umugabo twahuriye ahantu nari nagiye muri misiyo twahuriye ahantu nari nagiye muri misiyo tuba ariho dutangira gukundanira biragenda tuza bitwara igihe gitoya nyine numva ntari muri mudu yo kubana n'umugabo ariko nyine biza kugera aho ngaho tuza kubana kandi tubana neza wari wamukundiye iki wowe sinavuga ngo naramukundiye iki nari namukundiye ko nyine ibi by'umugabo byose yari abyujuje twashyiraga hamwe twarumvikanaga keya zishoboka zose yarazimpaga cyane ko yandwaniriraga no ku ruhande rw'iwabo bya bindi iwabo bakazana batumvikana uwo akajya mu ruhande rwanjye ibyo rero byose byatumaga mukunda yego nyuma se ntiwibaje ngo ariko umuntu ahinduka umuntu ari mwiza ahindutse ate nyine naje kubona ko umuntu burya arimo babiri umuntu harimo babiri uwo twebwe tureba ntabwo ari wewe uw'imbere tutabona niwe uza guhinduka akaba uwo dushaka cyangwa se agahinduka uko natwe bidutungura kuko nanjye byarantunguye nayibajije ni wa undi narinzi cyangwa baranguraniye hari umuntu yigeze kwakira nawe yagize ikibazo nk'icyo ngicyo ariko ari umugabo umugore aramuta yagize ikibazo cy'umugore ariko umugore aramuta wowe ari umugabo wawe wagize ikibazo wari kumufata gute ari umugabo wanjye yagize ikibazo akaba agendera mu kagare wowe uri muzima yitaho uri mwiza byose ngera ntabwo mbivuga kubera adahari cyangwa ngo nigire mwiza ntabwo njye namuta umuntu muba mwarabyaranye muba mufitanye igihango gikomeye hari uruhande rwawe baba bafite hari nawe urwe uba ufite kandi noneho mbere yo gukora ibyo byose wabanza ugatekereza ko uri umuntu wenda uwo mwanya wamubayeho ari wowe wakabayeho ntabwo ugiye namuta pe namunambaho agakira tugakomeza agapfa nkamuherekeza yego ku muntu uri kutwumva muri kano kanya tugana ku musozo wumva wamubwira ko Mutesi abayeho gute umukeneye gute Mutesi ntabwo wabayeho neza pe bitewe inzu nk'ubu ngubu inzu iri maze kwigeramo amezi menshi angahe ntarishyura agiye kugera hafi muri ane ni uko nyir'inzu nawe yambereye imfura arebye nyine ubuzima ndimo aba nyine nyihanganiye ariko nyine ubona atari byiza abana bashaka kurya kandi nk'uko nakubwiye ntacyo gukora mfite ndicaye ntabwo byoroshye inzu yishyura angahe se mute yishyura 90 nta nubwo ari amafaranga menshi rwose ntabwo ari menshi yego kuri kutwumva ntabwo ari make atagira umuntu unyumva nabi wenda wabuze na make ariko dufatanije amafaranga ntabwo ari menshi twafasha Mutesi ubuzima bukaryoha bukagenda neza bamubwiye ko atazongera kugenda ariko ntabwo bivuze ko ubuzima buhagaze ntibivuze ko icyemezo cya muganga gisimbura ubushobozi bw'Imana gisimbura ibitangaza nubwo byo bitaba ntibivuze ko umuntu yapfuye acyafite icyizere cyo kubaho acyafite umutima wo kubaho tumushyigikire rero abeho mwari mubanye gute nta kibazo pe nta kibazo twari dufitanye
wenda se ko waragize ubumuga ntabwo byabaye ikibazo keretse wenda niba ari cyo kibazo cyabaye wenda ntabimbwira akabyibikaho ariko turi kumwe nyine ntabwo yabinyerekaga. wenda RIB ishobora kumva kino kiganiro ikavuga ngo umuntu yarabuze ntimwajya gutanga amatangazo. Ibyo ari byose ari nk'ikibazo cyabayeho ntabwo byayobekana kubera ko n'undi yari asanzwe yongeza ayigira akagenda akamara igihe akagaruka. Ibyo ari byo byose ntabwo nta kibazo kindi yaba yaragize. Ntabwo muri kumwe mbese ntabwo ukeka ko yaba yaragiye ku wundi mugore ntabyo byashoboka simbizi. nta makuru mbese muri make ufite? nta makuru mfite. mumaze igihe kingana iki muratandukanye? ubu hashize imyaka 2 kuko yagiye muri 2023. ubwa mbere se wenda agenda yari yaragiye? ubwa mbere ubwo yagendaga akagaruka agiye Musanze. Agiye Musanze amara y'amezi nk'abiri nta makuru ye. Kwa gatatu arampamagara arambwira ati sheri nanze kukubwira ko ngiye, ati ndabizi ko utari bubinyemerere, ati none ndi hano ndi gushakisha ubuzima ntugire ikibazo. yari yaragiye he? Yaragiye Musanze niho yaragiye gukora iki nyine? niho yagiye gukorera business ziwe. Yego. Uyu munsi se wenda nyuma gutandukana n'umugabo ukagira n'ubumuga byabaye igikomeye kingana gute kuri wowe? Byabaye gikomeye kuko ubwa mbere ubwo wenda nari nabyakiriye kubera ko nari ndi kumwe nawe kandi anamfasha wenda no mu buzima busanzwe n'ako ka business iyo bitagenda neza akanyongereramo igishoro. Ariko none ubwo ngubwo nyine amaze kugenda urumva ko ibintu byose byasigaye ari ku mutwe wanjye. Hanyuma n'ubwo ngubwo nyine iyo mpanuka nakoze ejo bundi nyine nkajya mu bitaro, ni ukuvuga ngo abangonze ntabwo bambuje n'igihe wivuje ku giti cyanjye. None rero n'ubu ngubu nyine ndicaye, nubwo wenda numva ku bwanjye nyine mbonye ubushobozi nakongera nkajya kwijajabira nanone nkongera nkikorera, ariko nyine ubwo bushobozi ntabwo. Ndicaye mu rugo, abana bashaka kurya, inzu ikenewe kwishyurwa, mbese ngera ntabwo ubuzima bworoshye. none wenda utubwiye mu buryo burambuye nyuma yo kujya mu kagare byanze kunze hari umuntu wakubonaga umeze neza ugasanga nyine bakuvuyeho bikaguhungabanya, ntabwo byakubayeho? Yego byarampungabanyije cyane kuko ntabwo abantu bakomeza ngo bagufate nyine nk'uko wari umeze. Mera nk'umuntu ugiye mu bundi buzima. Twasoje ikiganiro, kwifuza gufasha Mutesi, kubana na Mutesi muri ubwo bubabare bw'umubiri n'umutima, aze kumwandikira, aze kumuhamagara. Vuga nimero ya telefone yawe Mutesi. 078 3 30 20 10. Urakoze cyane. Nakoze cyane.